Amahoro y'Imana kuri mwese mukomeje kudukurikirana aho muri hirya no hino mu gihugu ndetse n'abandi baherereye ku migabane itandukanye. Tuguhaye ikaze kandi mu biganiro mbarankuru bitandukanye tugiye kujya tubagezaho uhereye uyu munsi bivuga ku mateka y'ukwemera kwa Gikristo, ubuhanuzi n'inkuru z'ibitabo byera mu buryo burambuye. Tuzajya turebera hamwe kandi ukuri ku mateka atandukanye ku bantu cyangwa ahantu n'ingaruka byagize mu gukwirakwiza ukwemera hirya no hino. Njye ugiye kujya ubagezaho ibi biganiro nitwa Byiringiro Octave. Ikiganiro kigiye kubimburira ibindi biganiro byacu cyitwa Amateka na Bibiliya. Ikiganiro muzajya mukurikirana buri cyumweru ku wa gatatu ndetse no ku wa gatanu.